Ni ikipe ya Rayon Sport aka kanya tuvugana abafana batangiye kuyivaho kubera ngo ubuyobozi bubi bwababujije kujya bagira ikintu batangaza ahubwo ngo batsindwa bakitahira nkuko baje. Reka rero mbumvishe operasiyo yose y'uburyo umufana ukomeye cyane Sarupongo uzwi ku izina rya Sarupongo w'inyamirambo yavanywe mu ikipe ya Rayon Sport akajya mu ikipe ya APR FC, ariko ngo bitewe n'agahinda yatewe no kuba ikipe ya Rayon Sport imaze imyaka 5 yose idatwara ibikombe ndetse n'umuyobozi wayo Retired Jean Fidel ngo akababuza uburenganzira bwabo bwo kugira icyo batangaza. Je na Kitimana Isaac uzwi ku izina rya Sarupongo Nyamirambo ngiye mu ikipe ya APR, mubiye mu ikipe ya Sport kubera urukundo ufite ikipe ya APR, yemeye n'agato kandi sinzasubira inyuma, Imana izabimfashemo umurava n'intsinzi. Ariko umaze kwerekeza muri APR, umaze no kubirahira, ni iyihe mpamvu nyamukuru itumye uva kuri Rayon Sport abantu bakumenyeho ukaba werekeje muri APR? Rakoze cyane nuko bimbajije. Ni umufana nsanzwe ku izina rya Sarupongo Nyamirambo, abafana ba Rayon Sport kuva 2013 nisiga irangiye ya Rayon Sport. Sport narayifanywe narayikunze kuva iyo myaka yose nisiga irangiye, ariko kujya 2018 nibwo mperuka kubona ko ari ifite ikipe ya Sport ikomeye yatana, ikipe ubona yuko yari iteguye kuba yatana muri shampiyona y'u Rwanda. Kuva 2018 rero imyaka yandakeka igiye kuba 5 hafi irenga, ikipe nta gikombe cya shampiyona. Ikipe naje kureba ngasanga uko najyaga buri munsi, uko twabyuka mu gitondo urabizo umunyamakuru akaza bawuriga dukora akaba kagoye kubyuka mu gitondo ukisiga irangiye ugaherekeza ikipe umwaka umwe imyaka 2 silver na mufano uhembwa, twe twikora mu mafaranga yacu tukagura irangiye tugatega tukajyayo none mu kiganiro nditegera nkajya mu kiganiro. So rero nta kintu umufana bakeneye ni ibyishimo, uzakubwira ikintu cyose ni ibyishimo, nibyo ubona uri mufana wese yemera agatakazi ke agasiga umurugore mu rugo akava mu rugo akagenda abashaka ibyishimo. Ye navuga rero muri iyo myaka 5 hafi irenga Sport nabonye nabyishimira kuma kuko ikipe itatwara igikombe kandi buri munsi ugerageza gukora ibishoboka ngo ujye kwishyigikira, bavuga ko ari imyaka 5 mabaye uko biga igikombe amakipe atanira ni champion. Nuzakubwira ikindi gikombe Super Cup, Super Coupe ngo cyamahoro biga birabyaza RDC, igikombe ni champion. So ngiye rero mbona yuko iyo myaka yose nagize kubabara, nkabona ikipe ugiye burimo, nkabona hazaza ikipe, nkabona ibyishimo biragoye. Twagiye tubona mu buyobozi bwa Sport hari ibigo bagiye bakoresha ama interview n'iki, tubona yuko hari aho turimo dusa nkaho Rayon Sport tuzi bavugaga ijambo waba barukaganira mugenzi wawe ugatanga interview kumva uragize ikipe. Twagezaho umuyobozi araduhamagara Jean Fidel Tayadi perezida wa Rayon Sport atubwira yuko nta mufana wemerewe gutanga interview, ugomba gutsinga uri seri ugataha. Ejo ndumvisha amagambo maruge, umvisha ibintu byagiye biza twe bimaze igihe. Rero ngiye nk'umufana mukuru narebye ndacyari mutoya, ntabwo kubabara buri mwaka ngiye naje kubona ko kabisa yageze onshika intege. Wagiye ubona yuko yavuze ko nta deriba ashaka muri Rwanda, wagiye ubona match ushize ikipe ya APR amaze gutsinda Rayon, wabonye ko abafana ba Rayon Sport bakomeye amashyi, abakinnyi bo barabaririmbira, ubona ko nta bintu bikaze nyine, ubona ko Rayon Sport tuzi umwimerero wayo. Rayon Sport nta ari tuzi. Rero ngiye kugira ngo meze mbabari, ngiye nta kintu tuba dushaka abafana ibyishimo, aho rero mbone nabyishimo ikipe iri kuma. Naje kwicara nganira, mfite inshuti muri APR, umukecuru wanjye afana ikipe ya APR, mfite abavandimwe 6 abakobwa 3 n'abahungu 3, turimo turi babiri dufana Rayon, ngiye na garafere mukuru. Rero n'ubundi umukecuru aragambwira wafanye APR bavuye kuri Rayon iki, kandi mfite inshuti nyinshi, mfite abantu benshi muri online, mfite mu ntara, mfite inshuti. APR ni umuryango mugari kandi n'abantu babana. Rero habayeho ko muzana bamwe mu bafana ba APR, abayoboye abafana abandi bafana ba APR basonga mbere bagamba bose nyine turaganira, bambwira ati nababwira buri gihe ko base kuba bayimeze bitawati APR bimeze nabi. Turaganira turabuza mbwira umurongo, bambwira ati ikipe dore itwara ibikombe iki, kandi koko kare ikipe ishobora kumara imyaka 5 twara ibikombe, yani bite ndatsingwa. Ikipe igerageza guhanira ibyishimo by'abafana bayo, ni ikipe ubona ko abayobozi bayo uko bukiye ko bwije nibasinzira kugira ngo bashimishe abafana babo.
rero yewe naje gufata umwanzuro mfata decision maze kubona ko nta cyerekezo mbona cy'umutima wanjye yashaka mbona ko bihabanye n'ibya Rayon Sport y'ubu ngubu mfata inzira ndavuga ati ngomba kugana mu ikipe. hari abatekereza ko hari icyo wahawe kuko twabonye n'abarwa Rutabura nawe yigeze kwerekeza muri AS Kigali ariko aragaruka yaguzwe n'amafaranga menshi arayarya. Abantu bari gutekereza yuko hari ikintu APR yaba yaguhaye, ibyo bintu byo urabivuga iki? Ese kuri umufana mukuru APR yabona amafaranga igura abakinnyi akabona n'amafaranga igura abafana, urumva umwanya APR yawubona? Nako bivuga ni amahitamo yanjye naje kubona rero APR ukuntu iyobowe mbona iyobowe neza, mfata decision yo kureka kwisiga irangi rya Rayon, ndavuga njye kwisiga irangi ikipe ya APR. Naganiriye na bamwe mu bafana na bamwe mu bayobozi ariko nta kintu cy'amafaranga, icyo cy'amafaranga bari kwibeshya cyane. Ntabwo nta kipe na za Real nta kipe igura umufana, aho umufana ava akagera abashaka ibyishimo by'ikipe by'umutima we. Rero iyo kubona ikipe itanga ibyishimo, naje kubona ko APR gutanga ibyishimo ku bafana bayo, nifuza kwijoyininga ibyo byo kuvuga ngo banguze amafaranga azagwesuruse umuntu uzabikubwira. Ariko ubu ngubu urakarabye pepe sarupongo twabonaga wirange ry'ubururu, ubu tugiye kubona iry'umukara nka ba Nyiragasazi, tukubonane na Rujugiro. Ibi bintu hanyuma se abantu bari kwibaza nta bitero wigeze uhura nabyo? Kuko njyewe inkuru najye nari maze iminsi kabisa nyiryamiye, gusa kuza no kutugeraho byari ikibazo gikomeye cyane. Nyuma yaho wenda iyo nkuru itangiye gucicikana bigenda bivugwa gake gake, n'abareyo se bigeze bakuganiriza bamatica umuyobozi ushinzwe mobilisation na wenda n'abandi bayobozi runaka wenda bo muri Rayon, kuko hari umwe mu bafana bakomeye kandi bazwi muri Rayon? Twavuganye na bamwe mu bayobozi bayoboye abafana ba Rayon Sport, hari n'umwe mu bayobozi bo muri Rayon Sport wamamagaye ubu tuvuga none wari uri umaze kuhamagara de nguyu ni Murego. Ariko njyewe ndi umuntu w'umugabo, mfite imyaka 28, mfite umwana w'imyaka igera muri 6. Rero umuntu ajya gufata icyemezo ari uko yabitekerejeho. Kuba baganiriza niyo bambwira ngo Rayon Sport ije mu Pereze cyangwa se Zidane, iyo nafashe icyemezo mba nagifashe. Kuko baganirije barambwira ese byagenze gute biki n'ibiki, ndababwira nta bintu bikaze. Rayon Sport ifite abafana benshi, kuba nahinduramo amahitamo ndumwe ntabwo ari ibintu bikaze. Niyo mpamvu nagiye mbabwira baragerageza, ariko nagerageje kubabwira ko bitakunda nyine. Naho ubundi message zo ndi kuzakira byumva, ndi umufana wa Sport waruzwi kuwakira message zitanshimishije, byo ndabyumva ndabyiteguye. Ariko nta bintu birenze ko ubu tuvugana mfite message hano ya Nyirinzu yambwiye ko ashaka ko tuganira, ariko nta bintu birenze ngiye byose nako nta bintu bikaze muri ibyo ngibyo. Kuvuze Nyirinzu se nawe ni umureyo agiye kugukubita piriya gase? Oya, wowe kirasoma ngiyi message yiwe nawe somera umuntu unyuze. Have ibintu se bo wenda tunyuzemo twihuse iragati mwaramuse Sarupo, ese ibintu ndi kumva ku maradiyo nibyo? Cyakora niba ari byo ushaka handi ukodesha wambere umupangayi mwiza, ariko nitwakomezanya kabisa mume inzu yanjye ntushobora no kwiraramo, gusa wantunguye numiwe. ubwo nakazi kahagaze kabisa, njyewe sinabyihanganira. Uyu ni Nyirinzu watawe se ko bwatuma inzu yanjye yari umureyo kuri radio, yari umureyo. Ni n'umubyeyi ndanamushimira, tubanye imyaka igera muri 5. Ni umuntu inzu mbamo ni inzu y'ibyumba 3 irimo amakaro, ikodeshwa na 200, ariko yarambwiye ati jyunyere 80. Ibi bintu urabiba mu terere? Nakubwenge mu muryango, mu muryango wa APR n'ahantu mfite inshuti, ni umuryango mugari n'abantu babana. Rero byose bibaho byose ndabyiteguye, namaze kumara amazi ndabyiteguye byose. Ijambo rya nyuma rero kubareyo mwabaye imyaka 10 kuva 2013 utangiye kwisiga irangi, ijambo nabwira aba Rayon Sport abo twabanye bose barahari barabizi, inshuti zanjye mwarakoze kuba umuntu yafata indi decision. Mu by'ukuri ndi umuntu mukuru n'umugore mwashakanye mwateye igikumwe mugira mu kwa divorce, nuko ari byo mwamutahuje. Rero ngiye niba ari byo tutahuje n'ikipe ya Sport, abareyo babyumve, ubyakira n'abyakire nabi, unukanuke ugira gutagire gute, ariko na mbere hose nujya no kuno kubanza umenye stese Sarupo mu ndamuzi nari mu mari iki si Sarupo ndi gutuka ubundi wamugani niba afashe decision n'amahitamo yanjye. Ahubwo icyo namubwira cyo na focusing ku ikipe y'Iwe Sport, ubwo tuzahurira mu kibuga nanjye mu mahitamo yanjye mashya ya APR.
uhagarariye cyangwa se ushinzwe mobilisation mu bafana ba APR ku rwego rw'igihugu umaze kubatiza cyangwa se kurahiza Sarupongo w'inyamirambo niko abantu benshi bamuzi mu mupira w'amaguru ava muri Rayon Sport yerekeza muri APR ku makuru make na ifite mu uko ari operasiyo cyangwa se ari ibintu wari umaze mu mwaka urenga watunyuriramo ukuntu uyu musore birangiye umwegukanye. Murakoze cyane. Ubundi busanzwe Sarupongo ni twamenyanye yaciye igihe kirekire tumenyana, ndumva ari muri za 2015 ndabona mubonye yisiga amarangi, ariko ngenda ndeba imyitwarire ye muri Rayon Sport nsanga afite imyitwarire itandukanye n'abandi cyane. Namubonaga umusore ufite discipline, witanga, ukunda ikipe ye ndetse agakunda no gusabana n'abasportifu hafi ya bose. Rero nagize amahirwe menshi yo kugira ngo ngiye mbasha guhura nawe, ko duhuye agerageza kugira ngo ndebe ko ibyo namubonyemo uko ari byo, tukaganira tugasabana. Sarupongo nagiye mubona mu ahantu henshi mu bikorwa bya sociale, aho twabaga twageze nk'ibyago ukabona Sarupongo araje, ntabwo ati Sarupongo uri imfura pe, uri mu sportif mu bandi bose. Nabimubwiye kenshi, ariko mu byo twaganiraga byose ngewe nk'ushinzwe mobilisation ntabwo nateshwaga ku nshingano zanjye. Inshingano zanjye ubundi ni umufana, ni ukuganira n'umufana, yaba uwa APR yaba uwandi makipe. Uko duhuye turaganira, ariko nkaba nakora akantu ka geste ko kumugira ngo mbe namukurura abe yaza mu ikipe. Twagiye tubiganira Sarupongo ntanyemerera, akambwira ati nkunda Rayon Sport ntabwo navamo. Ndakomeza ndasukuma 2016 2017 2018 ndasukuma. Sarupongo akambwira ati ngiye nkunda Rayon Sport pe, umbabarire rwose kuza ndabakunda ariko sinzaza. Mu gihe cyashize ndumva haciye nk'imyaka 2 nibwo twatangiye kuganira, naho ngenda muganiriza mwereka bimwe. Burya rukuntu iyo ushaka gukurura umuntu mwereka ibibi biri mu ikipe ye, ukamwereka ibyiza biri mu ikipe yawe. Ibyo twagiye tubiganira, akanabinyemerera gutyo, akambwira ati ariko tireka mbe rwose ati mbe ndanga. Arakomeza, ariko muri uyu mwaka nibwo twabashije kugirana ibiganiro birambuye. Muri mwaka twagiranye ibiganiro birambuye, muzi ko twagiye tugira ibyago byinshi, yabijemo hafi ya byose n'ibiriro yagiye bizamo. Namubonye umwanya rero ndamuganiriza, ndamwegera. Sarupongo aranyemerera, ariko mu kunyemerera ntiyamengiye. Iki cyumweru iki ngiki tugiye gusoza nicyo cyabayemo operasiyo isa nkaho ari ndende. Twagiranye ibiganiro birambuye, yaba ku matelefone no guhura, twahuriye no ku bibuga. Iyo operasiyo turikomeza, ariko umusibejo nibwo yabashije kunyemerera neza. Aranyemerera, ariko ambwira ko ashaka kugira ngo azabikore muri sezo itangira. Ndambwira ati no, waje tugasereburana igikombe niba koko wumva umutima wawe waramaze gukunda APR. Arabinyemerera ati rwose umutima wanjye muri APR kugeza uyu munsi, ntabwo mubeshyira dore ngo turi kumwe. Rwose ati umutima wanjye muri APR nta handi hantu uri. Ati genda ndumva namaze kumaramaza ko nazi. Nambwira rero wikuri gutinda ngo dusereburana igikombe cyatwo twagitwaye. APR ku mwanya wa mbere, nta ndi gusubira inyuma, ngwino dusereburana igikombe. Arambwira ati nzakubwira. Iri joro nibwo yarampamagaye, hari nka saa 1:30. Arambwira ati rwose ndumva namaramaje tugomba gusereburana igikombe. Nibwo rero nagize ibyishimo, ndamubwira ati rwose ejo saa 4 duhure, nitumara guhura tubishyire mu bikorwa. Sarupongo ndamushima cyane. Sarupongo n'umugabo, Sarupongo n'umufana mwiza nongera ngo mwiza. Simutaga kuko yaje mbikubwiye ku myaka tumaranye, namonyemo discipline, kandi APR ni discipline. APR ni imyitwarire myiza. Iyo myitwarire myiza yose nayimubonyemo. Namonyemo umufana ushobora kugira icyo atanga, ashobora gutanga umusaruro urenze uwo yari gutanga hariya, dore ko yakubwiye ko amaze iminsi anabihiwe. Ngewe rero nkaba namwishimiye cyane, ngo kuko operasiyo yagenze, nguko byagenze, ariko nkangurira n'abandi bumva bashaka kuza muri APR, amarembo arafunguye. APR ni umuryango munini, umuryango ukundana, umuryango wumva wifuza abantu bose bazakawegera, baze dufatanye dukomeze dufane ikipe, tuyishyigikire. Ni ikipe nziza, ikipe y'ibigwi, ikipe itajya yifuza ko abantu bababara. Uyu munsi ushobora guhura n'agashoke gato, ariko mu kanya gahita gakemura. Ni ikipe izi kuhangana n'ibihe.
ibihe uko bimeze byose irabihangana nabyo. Abakunzi bayo duhora tunezerewe, duhora turyohewe. Ngira ngo nshimire n'abayobozi bacu badatuma tubabara, bajya batuma tubabara, dushobora kubabara kuko baba hafi, bakurikirana uko ikipe imeze, uko abafana bameze. Ndakubwiza ukuri ngo muri APR uhari rwose, nakubwira ngo niyo nuko nguko bimeze. Nuko abafana batangiye kuva mu ikipe ya Rayon Sport kubera agahinda n'umubabaro ikipe iri kubateza, ndetse byose bikaba biri gushinjwa Uwayezu Jean Fidèle ngo wababujije kujya batanga ama interview, ngo akababwira ngo bagomba kujya batsindwa bagataha bari seriye. Nuko nguko rero, nuko ibintu bimeze, nuko bigenze. Ahasigaye mukomeze mugubwe neza, umunsi mwiza.